Inzovu y'imirindi. Mpora nshimira mwebwe mwese mudahwema gushyigikira Inzovu y'imirindi, uko bukeye n'uko bwije mukakomeza kugenda mutwereka ko muri kumwe natwe amanywa n'ijoro. Ndabashimiye, nimuze mubane natwe muri iki kiganiro, ntimurambirwe. Ni ikiganiro cyakuranywe ubuhanga kandi n'ubushishozi. Ikaze. Maze ubundi wiryohereze. Ndabakunda ho. Mwahoze mushaka kumenya ubusobanuro bw'inzovu y'imirindi? Kora subscribe ubundi wiryohereze. Nizere ko ikiganiro kigiye kubaryohera, mukirebe neza mwitonze kandi munacyumva. Ni Dungola. Ndabakunda cyane ngani muryoherwe. Kuva iyi si ibayeho kugeza n'ubu, Imana yagiye itanga impano nyinshi zitandukanye ku bantu bayo. Muri zo hari abo Imana yahaye impano yo kuririmba, bakaririmba neza rwose bagakora ku mitima y'abantu. Hari abo Imana yahaye impano yo gukina ibisetsa abantu ku buryo umuntu ashobora guseka agatembagara. Hari abo Imana yahaye impano yo gukina ibiriza abantu bikabababaza rwose, umuntu akababara nta n'umuntu umubwiye ikimubabaza, ahubwo ari ibyo abonye cyangwa yumvishe. Hari abo Imana yahaye impano yo gukina ibyigisha abantu, umuntu akiga nta shuri agiyemo. Ibyo byose ni impano Imana yagiye yihera abantu. Kurikirana iki kiganiro uri kumwe na Kwizera David Richard. Ntimurambirwe, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Kuko umwami waducunguye ararengera kwizera. Abantu benshi bifuje kumenya icyo inzovu y'imirindi bishatse kuvuga. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kubagezaho icyo inzovu y'imirindi bisobanuye. Nyuma yo kumva ubusobanuro bw'izina inzovu y'imirindi, turanabagezaho insanganyamatsiko y'ibyagaragaye muri season 1. Ndagira ngo ntimucikwe iki kiganiro. Ikaze. Abishwe n'ibyaha mwese nimuze musange umukiza, kuko ari we soko y'ibyiza. Ubusobanuro bw'izina inzovu y'imirindi turabusanga mu gitabo cyo kubara. Reka turebe mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi, ari mu ihema ry'ibonaniro, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 2 k'umwaka wa 2 bavuye mu gihugu cya Egiputa, ati umubare w'iteraniro ry'Abayisiraheli ryose nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amazu ya ba sekuru ari, mubare amazina y'abagabo bose umwe umwe. Umwami Yesu aracyategereje abaguha imbabazi kandi ateza amaboko. Mu kubara rero bifashishaga inzovu. Mu busanzwe inzovu ni inyamaswa nini mu bigaragara. Mu kwifashisha inzovu rero babara, ni uko n'imiryango yabo yabaga ari minini cyane. Reka twirebere noneho ku murongo waho wa 21 wo mu gice cya mbere, turebe mu gitabo cyo kubara. Ati ababazwe bo mu muryango w'Abarobeni baba inzovu 4,550. Bose uko yari imiryango 12 ni uko nguko babazwe. Mu kubara rero gutyo, ni uko n'ubundi inzovu imwe byabaga bisobanuye abantu 10,000. Inzovu 2 bikaba ari abantu 20,000. Inzovu 3 bikaba ari abantu 30,000. Gutyo gutyo. Ubwo turebye ku Barobeni, kuko bari inzovu 4,550, ubwo ngubwo mu mibare yabo twebwe twirebeye mu mibare yacu, ubwo bari abantu 45,550.
Mu kubara gutyo rero bifashishije inzovu, byari bimwe mu buhanga bw'abantu ba kera Imana yabihereye. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, ntimurambirwe kuko cyakoranywe ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Ikaze. Mu kwiyita inzovu rero, natwe hari aho twavuye. Imana ibona ko dukwiye kuba umuryango umwe, maze havuka umuryango mushya ari wo witwa inzovu y'imirindi. Ntabwo ari uko nguko wenda twari kuzitwa, ariko ni uko nguko twiswe kubera yuko natwe twabazwe. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, mukomeze kubana nanjye. Ikaze. Nk'uko nabibabwiye, reka twigarukire mu nsanganyamatsiko y'ibyagaragaye muri season 1 kugira ngo murusheho gusobanukirwa neza inzovu y'imirindi. Season 1 hari amashusho amwe n'amwe twagiye duhitamo kugira ngo murusheho gusobanukirwa impamvu cyangwa se intandaro season 1 yagenze kuriya, kugira ngo na season 2 ibeho. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, ni mubane natwe. Sasa ubundi amafaranga mfite yandiye. Ninde umuntu ugomba kumoka nk'imbwa nkahitamo imodoka kakanya? Kumoka gusa? Ngaho moka nk'imbwa shaka. Kumoka byoyi? Moka shamo. Geraje umushyiremo. Moka neza, moka neza. Oya, wowe n'ikirara ntabyo naguha. Naguha wowe n'ikirara. Ubundi umuntu w'umukire nkawe ni gute uza kunywera ahantu nkanga? Ngo umuntu w'umukire ni gute mwera ahantu nkanga? Ahantu nkanga. Madamu wanjye afite amafaranga. Nagiye gutya. Namwe mbona mubitanyura miliyoni ndayareka. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kurunywa. Umva rata wowe, igana ingurube. Ingurube? Sawa. Urakoze kunshimisha. Kweli ibyishimo mwaje. Za miliyoni nakubwira. Ureba sasha. Sasa wowe urimbwa. DJ shiramo umuziki twibyinira. Telefone si yanjye. Bose ninjye bahamagaye ni njyewe. Wowe kucyishyiramo nimero z'abakire shaka do. Dore utunye bakupa yari na sheri wawe. Wowe w'imbwa ugira sheri. Niyongera kuguhamagara ijyagaye narakwimye rwose ndahita mbiguha njye rugwiro ndarahiye ahangaha. Yewe sheri wanjye ni mutarambirwe reza uraje ubone. Sone Doko kahamagaye kirara mbere shamba. niwe. Ngaho shamba kare no. Alo sheri. Alo. Umeze utese? Sheri. Kunongwe nari ndi mu kazi nananiwe cyane ariko. Cyane ubyumve sheri. Ndazi kuguhamagara nimugoroba ntugire ikibazo. Sawa sheri. Okay. Uzi ko buri uri akagabo? Wamubeshye ko utuye. Yes, muri convention ya nyumbani wa muheno ngo ni convention. Reka za nitahira rwose reba niba akazi nagasibye uyu munsi kanigende. Reba wijende. Yewe ubundi rugwiro ngomba kunywera mu gacuma nanga mutahe shaka. Umubano w'aba bombi wari umubano mwiza rwose pe, kuko barasangiraga bakishimana, ndetse rwose mu kwishimana kwabo byagaragazaga ko harimo n'ibindi biganiro bisetsa. Ndagira ngo murebe noneho uburyo Makenga yaje gutangira umubano we na Nowela. Mu rukundo rwabo bigaragara ko bari baramenyanye na mbere hose, kuko Nowela ahamagara Makenga ubwo bari bari mu kabari bitanye sheri. Mu by'ukuri nk'uko mwabibonye, Makenga yaje kubwira Nowela yuko ari buze kumuhamagara ageze mu rugo. Mu by'ukuri ahangaha Makenga ntabwo yabyibagiwe, wenda ngo inzoga zaba zamwibagije. Makenga ageze mu rugo yarabikoze, yaramuhamagaye. Gusa Makenga byaje kurangira yicujije icyatumije ahamagara Nowela, kubera yuko Nowela byagaragaraga ko ari umukobwa wiyubashye
kandi Makenga ari umusore usuzuguritse utuye mu nzu mbi, mu nzu bitaga umutiba umugina, ubwo babaga bari kumwe bombi we na Rugwiro na Madunguri. Kurikira urebe uko Makenga yahamagaye Nowela n'uburyo bahaganiriye. Mbahaye ikaze. Alo sheri, umeze ute bebe? Mbega umunsi ndabona wamuje, akazuba kaje. None se sheri, ubuse hari ikintu wambwira noneho uyu munsi se? Nanjye mukunzi rwose ndagukunda, ariko se sheri, ejo uzansura? Wow, byiza cyane noneho ko uzansura. Sheri ndumva nta n'ibirenze twavugana, ariko sheri musaba akantu. Sheri fata ku mutima wawe, wafate ko urumva umeze karame. Warwana bise nabuzwa n'ikikukunda. Byatari noneho we uranyica cyane. Sawa noneho turaza gusubira sheri. Ndago she baba we use mwana w'abandi uziko ndavuze nibagirwa ko ikivumba mari ikibandahure ni igihuru ni igiki. Yesu we henda zibandwa nzerekeza he? Nzamugeza mu hano mufashe nk'abandi. None horiyo bona ntabyo mwana w'abandi ikigoryi rwose. Makenga ndebye nabi, Makenga ndi ikigoryi rwose ndikwiga. Ibi ntabwo bikwiye rwose. Yewe Madu, urasi Madungurira Madungu. Karame Makenga gafirimbi, ndakumva. Yego uwayi tuyasasha banguka mubwire. Reka ndabenda ngo ufite icyo ugiye kumbwira. Gira banguka. Banguka. Ndaje. Ikibazo ni iki? Inkono se ahubwo yonyine ugira ngo hari n'ingata nashyizeho ku mutwe. Igitura yewe we nakaga nkoze. Dore ngize nti uri ubizi ko wa mukobwa yampamagaye turi kuzisepera. Ndabireba. None wamaze kumpamagara naho yanakunda namuhamagaye hari kira kugutwa. Naho mbwiye ejo uzansura se sheri, ati nzagusura rwose ntugire ikibazo. Nibagiwe yuko mba mu kibandaho. Ibintu ni ibiki nkoze ko? Ariko se sha ubundi iyi ni inzu cyangwa ni umutima? Wazana umukobwa w'abandi hariya kwa boss sha, ubu si ni inzu wamuzanamo? Bazahanukiwe n'ibisimba bimwe by'ibisarobwa. Ngaho umukobwa mu mukira hanukiwe n'ibyo. None se Madungu, wowe wamfashe iki koko? Nta n'igitekerezo. Igitekerezo ndagifite. Hibuka Rugwiro yarayakwiyemeyeho sha, igihe twaruseperaga. None se Rugwiro twamugira dute ko kuramuki? Tujye kumwi. Akuzi kari iki gitekerezo ni nyamibwa sha. Tumaze kugenda tumwibe uko mbyumvise. Uko we ako Madungu twanajyaho rwose ubu ngubu kuko bimaze kundenga. Use namushyira. Tugenda twese. Nyine wowe ngewe mbanza mucungire. Koko uzi kari byo? Ntawe ko nawe yo nyine. Kabisa. Ubu ngubu twakave twose ntufite hano. Makenga akimara kubwira Nowela ngo wazansuye, Nowela bimwemereye, Makenga yahise amera nk'ukubiswe n'inkuba, maze arangije ahita avuga ati uyu mukobwa nsuye byazambera bibi, kubera ko yahise areba n'inzu atuyemo. Nibwo yahise atangira umupangu wo kwigira ikirara cyo kujya abeshya Nowela, akamubeshya yuko adahari ngo yagize ingendo yagiye muri South Africa, ngo ari manager wa banke akaba na jera wa banke. Reba aho yari kumwe na Madunguri uko byagenze. Si wa mukobwa se naho mwita. Alo sheri, mwese bebe. Sheri ndagukumbuye cyane rwose. Urabibona gute ko mukumbuye? Sheri nta nubwo ujya ubibona koko.
yewe gasheni nawe sinikere mu madokima hirya aho ngaho ufite babizi hano rero ntabwo rwose ugize agahinda ntabwo uzambona ni akazi kambanye kenshi cyane sheri nyine urabona njyewe hano ndijera wa banke ni ukuvuga ngo nkaba na manager nyumvira nyagasani kwirarira kw'abasore. oya sheri ni ukuvuga ngo asa imodoka mu nshyize hirya ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu nyine dufite abashyitsi bazasura iyi kampani yacu dukoreramo ubwo bizatuma nyine ntabasha kuza pe. Ese nk'ibi ni ibiki kwirarira gutya? tuzasubira bebe. I love you. Sawahilisha ariko urabubeshya. Umubano wa Makenga na Nowera aho ngaho niho wari utangiye gukomera. Nowera akimara kumva ko umusore bakundana ari jela wa banke ndetse akaba na manager icyarimwe. Tekereza kumva ukundana n'umusore ufite imirimo imeze gutyo. Mu buzima abasore benshi bakunda kubeshya abakobwa kugira ngo bakunde bazabagereho, ariko Makenga we n'ubundi mu kubikora ni ipfunwe yari afite. Ndagira ngo urebe uburyo musaza wa Nowera yaje kuza asimbuye umuyobozi witwa Salomo. Yaje kubizamo bitangira kuba gatotsi kuko we yajemo atangira kureba ku myubakire. Imyubakire nta handi yahereye ku nzu ya Makenga. Makenga yasaga nkaho ibye bitangiye kuzamo agatotsi. Ubwo musaza wa Nowera yaje kuza kuvumbura aho Makenga atuye. Kurikirana iki kiganiro urebe uko byaje kugenda. Cyashya waka kagari nje muyobozi mucyashya wa Janga. Ni wowe wasimbuye Salomo? Ariko mba umbwiye wenyine hano urabona ndabona uri gufoto ubwo ntwaba ugiye kubishaka kubyambuga amambaga. Nubu ni ugutanga amakuru nyine kugira ngo baze barebe ko nahanye bimeze. Urabona wowe inaga ari inzu rwose y'umukiri. Inaga ari. Ese ubundi wamenye umuntu ubamo hano? Ni inshuti yanjye Makenga. Hano se bamubu? Inshuti yanjye se noneho wageze ngibari. Hano bamumu. Birababaje. Birababaje ntabwo byumvikana. Nta mumuntu hameze hayo. Umva iyi nzu ni yacu n'inshuti yanjye. Ariko kuba yabagiye kwigurisa ntambwirira se yabatekereza iki se atangurire n'agasupa kiza ngo ni imwe. Oya ntabwo iri ku isoko, ntabwo turi gushaka ngo ujye ku isoko. Ni ukuyitanga kugira ngo baze kuyivugura ko iyi ntabwo ari inzu rwose. Ntabwo ari inzu pe. Iyi ntabwo ari inzu y'umuntu. Wasanga ko ari umuntu w'umugabo. Ahubwo se ushatse kuvuga yuko izi nzu nk'izi mutazishaka mu mudugudu wacu? Cyane rwose twebwe igihe cyose ni ugutanga raporo nkazohereza kwa bishinzwe bagakora ikigomba gukora. Ahubwo hari n'ikindi kizu urabonye hari haruguru sinzi nyiracyo nacyo ndashaka guca nkareba neza uko bimeze. Wasanga atari cyataho ryanjye. Umurambi kubwiye sugaye tucece kubaye. Ntacyo. Ahubwo nanihutaga. Okay, nta kibazo buri kwihuta nayo ndi kwihuta. Ariko nshaka kuguha akazi. Sibyo? Nshaka ko undebera aha hantu. Umuntu utuye aha hantu. Ukamumenyera uwo ari we. Sibyo? Ako nakazi. Ndamuzi. Uramuzi? Ako nakazi rero nguhaye. Akazi? Reka nkomeze njye kureba iyo nzu yindi nakubwiye. Ganayo. Sawa nta kibazo. Nubwo mudacumura yarabwiye Madunguri ngo amunekere umuntu utuye muri iyi nzu. Mwabibonye neza burya umuntu wari uri muri iriya nzu ni inshuti ya Madunguri ari we Makenga. Yego umunsi mubi ko Makenga agira amahirwe gahibaze basanga musarana ari nawe ugikoni. Nawe ibaze n'ukuri reka nigendera kwitunganyiza ibyanjye we na Nantine na tuwarete iri igiti kimwe. Madunguri mu kwiruka yaragiye ahita agongana na Makenga, ari nabwo yahise amubwira umwaka utangiye kubavukira ko umuyobozi uje atangiye kureba ku myubakire amubaza ngo urajya he. Nibiki se kandi wowe? Nyine ugiye iwanjye. Iwawe sugira iwawe. Convention ishaka n'umvuye. Convention uziko ibi ngibi ubu twaturugo twacu tw'amazu bari kutwigaho. Ngo umuyobozi ntiyabonye ko nta musarane ngira. Cyangwa umva ahubwo ikintu twadushyiguka twigizayo uwo watwigizeyo turi ruhande rw'umusarane. Yigwe dati we yagezeyo. Bariyo abasirikare komine zose zamanutse.
bantu yose polisi. Aha, ni sheri wanjye sha. Ni sheri wanjye. Sheri. Alo sheri. Halo. Umeze ute bebe? Meze neza. Ariko umutima nukuri ndagukumbuye unzakubona ryari koko mana yanjye. Sheri mba nyine nkubwire. Nyine hari gahunda ngiyemo kandi ndeka muri karitsiye z'iwanyu. Oh rara. Cyo muri karitsiye? Ndeka muri karitsiye z'iwanyu wenda mubonye nagusura. Gusa nyine. Nta gahunda nahise yo kugusura munsi. Ariko nkubonye nagusura nta kibazo. Ngize agahinda rero uri buce muri karitsiye ntumbone kuko akazi kameze nabi cyane ubantunguje urugendo muri South Africa bebe. Ego. Shabwo nyine niyo wahagera hari igihe wahura n'abavandimwe bakakwereka n'inzu na convention yanjye bebe sibyo? Gusa ntari wenda duhuye nagusura nta kibazo. Ntacyo rwose ariko ntago kumbona byo bishoboka. Ariko na wa munsi ujye wibuka nyine ku gatandatu. Nkufite ku mutima. Yego. Bebe. Oui. Sawa nyine tuzaba dusubira nimva yo. Sawa nta kibazo. Ariko nawe ujye untekerezaho sheri nkuko ngutekereza. Sawa. Urabeshya ariko uzamuhesha kugeza ryari? Ahangaha mu bigaragara Makenga ibye byari bitangiye kuzamo agatotsi gake gake. Dore uko noneho yari afashwe habura gato ngo Nowera amenye uwo ari we. Reba uko byagenze. Iki giti rwose ni igicuri. Mana we nutabaye iki? Ni igicuri. Urabona se atagiye ihutira kuzana amazi. Ese buri gihe kingana kingapfe. Arabura umunota umwe n'igice ajyana amazi. Urabona ko atwaye igicuri. Yesu we. Genda rwaye igicuri ariko ujyana amazi gusura umuntu. Urabona ko yazana na mazi naho. Ako se wagiye ko mu rugo hari umwana akaguha amazi. Ugenda mu rugo hari umwana aguha amazi araguherekeza wana. Ihute. Ahangaha kwari ukugira ngo byibuze Nowera ase nk'ujya kure ubundi Makenga ahite yiruka. Iyo yari yo ntego ya Rugwiro kandi koko niko byagenze. Reba ukuntu umuhungu yahagurutse yiruka igisebo cyamwishe. Agiye kahambwe. Urasekeje cyokora. Atowe. Ariko Imana itanga ubwenge we ubu bwenge impaye. Ariko Rugwiro ntabwo. Ako make. Agiye kuzana amazi ngo tugutabare. Have nigende. Mwira bahano. Kwande butugwate rwamutse. Oya rwose papa yaramye ngo amazi hari umuntu tujya kuhira. Rwose arapfuye. Rwose tugende wa mwana utugira. Ase mu make. Uyanze gatara cyayinkweye. Turabatinga byihorere ndigendeye. Ndagiye yewe. Yewe data we. Imana iraremba Yesu we. Uriya mukobwa se ndamubeshya ibikira. Ahangaha Rugwiro yagombaga gushaka icyo ari bubeshye Nowera kuko umuhungu yari yagiye. Reba ibyo Rugwiro yakoze kugira ngo akingire ikibaba Makenga. Inshuti nk'ise wayikura hehe mu buzima? Reba. Agiye wa muntu. Nta n'isoni urabaza ngo agiye he? Cyangwa yapfuye. Ntabwo cyapfuye. Ariko guza imitwe kigira. Burera gita cyaguruka ngo kiruka nk'iki. Wa urangije ngo. Abo aya mazi ningiye mwamuyuhiye. Ayiwe. Yaranyishe. Sundi wewe shawara cyane gukora iki? Iwe ari mutwaje. Wari mutwaje iki? Amazi. Rwose yarantojura umwana. Ahubwo numugira neza rwose arankoreye. Ngo kenefu ubundi kushyiziga cyane aya mazi mu rugo nta muntu hari. Genda. None se kumwirukana kuko wowe ntago babonye ibi bintu bibaye. Iminsi bibaye n'ibiciro kugira ngo urayabiki. Ariko abagore mana. Ayiwe. Ukagira ngo ari ikintu kibaye kirenze. Uriya ni umunyamitwe yari busubonye atari umunyamitwe. Nawe cyane hasiraga iki koko mana yanjye. Nagaruka mu cyaro. Mu cyaro nta n'isoni rega mu cyaro. Yego ko mana yanjye. Aho bari umuntu ufite inzu nk'iyi. Koko ntibi. Genda nawe genda vanga. Umva nkubwire. Genda mu rugo. Jya mu rugo ukwiriye arahari. Nahari. Ngajya mu rugo. Umva nkubwire mugabo we. Umva nari ndimo ndikomereza. Kandi ukomereza sawa genda. Reka ngende. None se Hako. Reka nkomeze n'ubundi rwose nzaba ngaruka mbasura. Kandi wasanga ugiye ufite ubwoba buri. Kiriya ni igisazi ntacyo cyagutwara. Aha, ariko abagore babaye. Nta kanikomereza.
ariko Makenga aransekeje cya kintu ni ikinyamitwe urandeberara shura mukobwa nawe rwose ngo cyara mubeshye ngo cyitwa Kevere ko se ubundi anko w'abana nanone abanze Inzovu kora sabusikara wiryohereze njye nararyohewe hitamo gukora subscribe kuri channel yitwa Inzovu y'Imirindi ya YouTube maze ubundi wiryohereze. Ahangaha Makenga ibye byari byatangiye kuzamo umwaka mubi kuko Nowera yari yamubwiye ngo azaza muri karitsiye ntiyabyitaho maze amugwa gitumo. Makenga si ukwisaza agwa hasi arasara, ariko umukobwa ntiyamenye uwo ari we. Mu by'ukuri Imana yamufatiye iry'iburyo. Ndagira ngo murebe noneho uburyo imyaku yagomeje kuvukira Makenga, uburyo musaza wa Nowera ari we Mudacumura umuyobozi yaje kuza noneho areba ku myubakire. Biba ngombwa yuko ajya kureba umudamu wa Rugwiro ukwiriye ngo bajyane ku nzu ya Makenga. Agwa gitumo na Madunguri bombi bajyari batatu. Reba uko byagenze, urebe ikiganiro bagiranye, ubundi ukomeze uryoherwe. Muraho neza. Yes ashimwe. Ahimbaza. Yo uraho naye Madunguri amakuru. Nago nari nkwerutse. Namahoro se ko mudusuye. Namahoro nta kibazo. Madamu Rugwiro. Ariko mumeze neza. Tumeze neza. Nawe ubundi wa muntu we. Rero hari akantu k'ubukangurambaga twagira ngo dufashe, n'akantu gato nta kibazo. Akantu Twashaka ko tujyana kwa Makenga, hari ibyo nshaka ko tuganiraho. reka fata akakenda noneho nze tugende. Reka rwose ntabwo nakwanga rwose ni ikintu cyiza. Ngaho tugende rero, mureke tugende. Hoye ahubwo mwatu tukatiza ubusamura. Ariko di buryo urabizi urahazi ndahazi twakave twose. Ahangaha uko bigaragara Makenga umwaku wamuziye. Makenga ibintu byose yakoraga byagaragazaga ububwa bwishi cyane. Komeza undebere. Nabihimye nyitega uruhande rw'inkono nari ngiye kwifatira ikijumba naraje. Mana yanjye. Muyobozi n'ukwiriye na Madunguri bari bageze kwa Makenga. Reba ikiganiro bahagize. Habaye ikiganiro gikomeye ndetse kinateye ubwoba. Urambaza iki se wowe? Abo se muri kumwe bo ni banda ahubwo. Ariko Makenga Urambaza iki wowe? Makenga, Imana ishimwe ndakubonye. Twagushakaga cyane rwose. Nubuhoro se. Makenga we ngaho tujye mu nzu tube tuganira. Oya nubwo turenga aha. Mwiyaranje mwicara aho ngaho. Mu nzu se yewe. Oya mwicara. Ubundi se biratinda. Mureke twiyeranje twicare aho ngaho. Rero murabizi Makenga na Madunguri. Ikintu kingenza cyananzanye murakiza. Ni ukureba imyubakire aha ngaha. Rero ikinzanye ndabasaba gusaniza inzu zanyu cyangwa tukazisenya. Nkanjye muyobo nje mfite igitekerezo, nkanjye mfite sheri wanje n'ukuri ndamufite, ndashaka kuzamweza ku murenge. Ngewe mwatangiye gutekereza ku nzu zacu, ndashaka kuzamwohereza ngiye ku murenge akagenda karira marira gashoka. Nyine rumva ngiye ndashaka kumwohereza akarira rwose bakanyubakira. Bakanyubakira rwose. Ariko nawe Madunguri uziko dutekereza kimwe. Ariko mana yanjye we, abasore b'iki gihe mureke mbagira inama rwose. Nta soni. Ubu rwose ngo utegereje ko umugore azajya kurira ku murenge kugira ngo ukunde umurongore. Ubu rwose nawe yarahiye ngo azajya ku murenge ngarire ngo nukugira ngo arongorwe. Niko niwembaza Madungu, nta soni nawe make. Hako twarigusha ariko abakobwa bararigushije. Abasore b'iki gihera ubundi mwebwe nimushaka amafaranga mwubaka inzu zanyu, umukobwa agomba kujya mu yuzuye. Niko bakera twabayeho. Ego koyesha. Ariko rero ndabona ibintu babifetse. Kora subscribe ubundi wiryohereze. Nizere ko ikiganiro kijye kubaryohera, mukirebe neza mwitonze kandi munacyumva. Ni Dungola. Nubundi kuko Mudacumura yari atari yakamenya Makenga uwo ari we, ntabwo yari yakamenya ko Makenga ari we utereta mushiki we Nowera. Ahangaha nubundi mu kwitwaza ukwiriye
ukwiriye nuko byagaragaraga ko muri uwo mudugudu yari umudamu uzi ubwenge kandi ufite n'umugabo usobanutse. Baramwitwaje koko kandi yahagaragaye nk'umudamu abagira inama. Ariko Makenga kuko n'ubundi yari ataramenya ko Mudacumura ari musaza wa Nowera, yakomeje gukora ibintu byinshi byatumaga rwose Makenga ashobora kuvumburwa. Ahangaha niho Makenga yaje gufata icyemezo cyo kujya gutira imyenda Rugwiro kugira ngo ahure na Nowera babonane. Noneho ahangaha wari wo munsi wa mbere bari bagiye guhura, kuko mwari nk'uko mubizi bakundaga gukoresha telefone. Kurikira urebe we n'Amadunguri uko bahaganiriye. ariko mbere ku muyobozi uzi bagiye kuzihirika badufatiye mbarigwe. Oya rwose ni ikishi. Uzi ko ari utwana Salomo Neza. ako se sheri wawe mufatiye izihe ngamba? Sheri se nuko ujya ku murenge. Hewe nanjye ndabona ariko bizagenda, nabwo reka mpamagare sheri. Reka muhamagare mubwira aho tuzahurira tubiganire kuko ndabona nta kundi. Muhamagare rwose. Alo sheri. Alo? Umeze ute bebe? Meze neza. Sheri ndagukumbuye ubyumve rwose. Sheri yambi rwose. Yambi urukumbuzi rwari rwinshi. Umaze kuza waranyaze. Sha ntago ari ugukwanga, konti yawe ndaje ngikemurire. Ni ukuvuga ngo hari ahantu napanze ko tuzahurira kuko narebye kuza mu rugo bafite akazi kenshi hari n'igihe wajya kumva baramamagaye turi kuganira, ubwo tuzabisubiramo sibyo sheri? Nzi kuri gashuhe ahubwo nzaguherekeza. Reka ubu ngiye gutera n'imyenda Rugwiro. Ndabizi uri gafifi neza. Nta kintu nijya ariko nzagenda nzamwemeza sha. Makenga we Urabizi se tugende? tugende. Ahangaha Makenga yari agiye gutira imyenda Rugwiro ngo byibuze basi arebe ko yahigura umuhigo yahize. Reba Reka nicare. Hako ndi wowe warasaze. Use wampaye ntisomera. Hafi jye inzoga. Akuranye bagiye mu kabari reko se nawe ba wasinze cyane. Savuga ngo Rugwiro. Mura rero. Kinge. Areke kugutira imyenda. Urakayisu kwanjye uko ndugutiriye no nk'umuvandimwe. N'umugabo atira imyenda. Shawa mukobwa ngeze kubuce. Amagambo mbwiye ahisa ntera icyaka gusubiza agacuma kanjye. Ndisubiza se. Sugo. Ego Nta kama. kintu na asu. Makenga bite Makenga. Muraho. Ndeba Rugwiro ndeba. Raka kagatenge. Kagatenge se n'ibihumbi. Irwose irebe. Igerageza nyine bagize na ibyo bintu n'ibyakera. Ariko ndi umugore. Umugore? Umugore se shawo. Ese Makenga ko ntari mu rutsanaje gukora iki? Makenga ibintu ambwiye rwose ntago ari ibyina. Akubwiye ngo iki? Make uvuze ngo iki? Nabivuga nyine nabisubiremo. Uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Nsubiriramo ibyo ubwiye Rugwiro. Nyine. Narinje Kutavuga ariko Makenga. narinje Navuge. nje use giye gusebera imbere y'umugore kwe ntirimye. Makenga mu bigaragara yari yakomeje kunyuza ibintu mu nzira zigoranye. Mu by'ukuri kujya kureba Rugwiro ngo amutize imyenda nuko n'ubundi yari abizi ko Madunguri nta myenda nawe agira. Niyo mpamvu bifashishaga Rugwiro ngo abakemure ibibazo bimwe na bimwe bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ahangaha Makenga yagombaga kujya kureba Rugwiro kugira ngo amutize imyenda byibuze wenda agere imbere ya Nowera agaragara neza. Rwose Rugwiro nubwo yari agiye kumukoza isoni imbere y'umugore, ariko ntabwo ari cyo yashakaga, kwari ukugira ngo byibuze barindagize umugore ataza kuza kumenya impamvu nyamukuru izanye Makenga. N'ubundi Rugwiro imyenda byarangiye ayimuhaye. Yarayimuhaye, intsinzi ya mbere kuri Makenga yari igaragaye. Ahangaha Makenga ibyishimo byaramutashye, arangije afata telefone ahamagara umukobwa amubwira yuko bagomba kuza guhura ndetse banapanga neza aho bari buze kuza guhurira. Bamaje kubyuzuza nibwo baje guhura rwose, maze ibineza birabafata. Ahangaha musaza wa Nowera Mudacumura yibereye mu rugo arimo yuzuza amadokima nk'umuyobozi. Umuntu rwose utarigeraga yistressa namba,
yari ari mu rugo ari n'agakaramu arimo ahindagura impapuro. Nowera nawe yari ari mu rugo arimo kwitegura kuko byari cyo gihe kugira ngo ahure na sheri we. Makenga yarahamagaye. Amaje guhamagara, Nowera yari yibagiriwe telefone ye ku meza. Mudacumura abona ko ari Nowera bashaka, maze arahamagara. Aha byari kuba umwaku yaza kureba muri telefone ya Nowera agasanga ni Makenga umuhamagaye. Gusa Makenga we yari yarabwiye Nowera ko yitwa Keve. Aho Mudacumura ntigeze abyitaho kuko yabonaga iryo zina atarizi. Baraganiriye bapanga gahunda y'aho bari buhurire rwose, ubona ko umukobwa yari yishimye nk'umuntu ugiye guhura na jera wa banke, manager ndetse umuntu usobanutse. Bapanze gahunda neza neza barayuzuza. Kurikira urebe uko byagenze. Wallahi Rugwiro ni umuhanga ukuntu yibye no myenda umugore aca muri sa arayinzanira hanze. Yewe ariko natwe twene turambereye yagiye yamujijisha ariko nayo yarantaye mu ntamo kuko yaratangiye kuvuga ngo amagambo Makenga ibintu n'ibiki n'iki nze musange yo shaka. Yose we Rugwiro ni umukire, kumenyana n'abakire si ikintu. Rugwiro nkoreye umuti ugenda umwana mugagaza ubundi witaye ya Makenga se nakire. Jera wa banke ubundi yinjira igihuru, hoteli igihuru, ngo asohokanye sheri we Nowera. Mu by'ukuri mu bigaragara ibi byose kwari ukubeshya k'umusore. Ati ndamwicaza aha kuko yumvaga nta wundi mwanzuro afite. Aragira ati yaza kubona convention yanjye noneho cya kibuti cye yanze isuzuguritse. Manager wa banke ubundi yicara ishyamba ategereza umukobwa. Umukobwa nawe mu kuhagera ntiyakosheje isoni umusore. Kurikira urebe. Makenga yari yagize amahirwe yahatanze Nowera. Gusa na Nowera nawe yari ahageze afata icyemezo cyo kumanuka epfo kuko bari bavuganye aho bari buze guhurira. Uko yamanukaga mu ishyamba yagendaga arimo yikanga ko inzoka zishobora kumurya. Gusa Makenga we yari yahageze kare yahamutanze. Mu kumanuka yirebeshwa agenda areba impande n'impande, nibwo yaje kugera ahantu Makenga amukubita imboni. Makenga mu guhaguruka yafashe umwanzuro wo kumutungura ngo agende ase n'umukanga amukorere surprise. Mu kugenda yagiye yomboka. Umukobwa yari afite ikibazo cy'uko umuhungu yamubeshye, ariko umuhungu we yari yahageze kare. Mu kumukoraho umukobwa yarikanze. Umurasheri ni njyewe. Barahoberanye nk'abantu bari bakumburanye. Igihe kirekire cyari gishize bakoresha telefone, baje kuza guhura noneho imbona nkubone. Mu by'ukuri urukundo rwari rwose kuko Makenga yari yambaye neza, Rugwiro yari yamutije imyenda. Rwose byagaragaraga ko ari umusore ukeye. Ahangaho umukobwa amubaza impamvu yahisemo kumuzana mu ishyamba. Makenga amubwira yuko yashakaga umutuzo, ngo yagira ngo baganire kuko haraciye igihe kinini batabonana. Mu by'ukuri umukobwa mu bigaragara Nowera yari yishimiye rwose Makenga. Mu kuganira barishimanye ahangaha biratinda. Iki ni ikimenyetso cy'igihango cy'urukundo cyari kirimo kugaragara. Ahangaha Makenga yishimanye na Nowera biratinda. Mu bigaragara Nowera nawe yari yisanzuye ku musore. Rwose nta soni ndetse nta n'ipfunwe yari afite ryo kuba ari kumwe n'umusore mwiza Makenga. Ahangaha barishimanye bakomeza kuganira. Gusa umukobwa yaje kumubaza ikibazo ati kuki wahisemo kunzana mu ishyamba. Makenga nawe ati numvaga ariho hakwiye kuba twaba turi kuko ariho hari umutuzo.
ahangaha umukobwa yamubajije ikibazo ati naje muri karitsiye iwanyu mbona ahantu hameze nk'aho hari abasazi. Mu by'ukuri urya musazi yari Makenga niba mumwibuka neza ubwo yikubitaga hasi akarashya muri episode ya 6, ariko Makenga mu kumurindagiza agenda amubeshya utuntu twishi. Makenga mu kumva ko yahabonye umusazi arikanga, ariko aramurindagiza amubwira yuko batavuga abasazi ahubwo bavuga abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Aho ngo umukobwa n'ubundi kuko yikundiraga umusore nta bintu byinshi yavuze. Makenga baramuhamagaye nka jera wa banke manager, agikwamo telefone umukobwa yarikanze, aravuga arabeshya ku by'akazi. Kumbi ni Rugwiro wari urimo amubaza aho ageze atirura imyenda ye. Umusore avuga iby'akazi abeshya. Umukobwa arangije aramubaza ati ese iyi telefoni koko niyo umuntu nkawe ukora mu biro? Umusore arangije amubeshya ngo iyi ni telefone y'umurage. Aramubwira ngo itushe rya mbere ryakuyemo na sogokuru, itushe rya kabiri rikurwamo na mukecuru, itushe rya gatatu rikurwamo na mama, itushe rya gatatu rikurwamo na papa. Umukobwa ati mvana imbere iyo telefone ugende oshi niba ari y'umurage. Umusore amubeshya ko indi yayishize mu kazi mu biro. Umukobwa agikuraho telefone yari afite, Makenga yarikanze. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso kigaragaza ko Makenga ari umukene bitewe n'uburyo yari yikanze. Bariya amafoto barishimana, mu by'ukuri mu bigaragara aha hantu bagiranye urukundo rudasanzwe. Gusa Makenga yahise amera nk'uriwe n'intozi, ahita afata n'icyemezo cyo kugenda kuko yabonaga umukobwa amurenzeho. Gusa nk'umugabo agomba kwihagararaho, yakomeje kumuhisha. Mu bigaragara umukobwa nawe yakiriye icyemezo cyangwa se umwanzuro mwiza wa sheri we. Barahagurutse baragenda. Bamajije gutandukana bose, ahangaha Madunguri nawe Rugwiro yari agiye kumuha akazi. Ahangaha Madunguri yaje yitwaje majagu, ageze kwa Rugwiro amukubita ikibaya si ukumuhingisha umusozi avayo. Kurikira urebe uko byagenze. Rero akazi uburyo kameze Madunguri, urareba ndashaka ko nkorera rwose akazi kandi ugahinga neza. Abana nahaye ngo bahinge barahisha, ariko wenda kwizeye mu guhinga. Akose boss wabanje ukansomya. Mu kazi manzi ukora akazi bayo nguhembuguremo. Nangahe se? We kora ndaza kukubwira. Ayo se ngo nkasura yayobewe. Ya. Reba nyine. Uravanga ugera iriya. Ndaguha igihumbi. Ngana kibazo ahinga kakonyine. Ndaguha yandi sanzwe nkuha wampingiye. Kankahinga? Nta kibazo gahinga gira vuba ahubwo ndabona yesuka yawe se. Mba nayibaniye. Sawa. Gira vuba. Rwanda mbega ikibaya we. Ana we 25 koko ngiye kugenda tavamo na sundenganye. Ubu ngiye kugenda nongeraho n'agasenkani kugira ngo byuzure turuwaswa. Ana we. Ubuzima bwanjye buri mu buribwe. Ahangaha Madunguri yaricushije yibaza impamvu yahingiye 25 akayemera. Mu by'ukuri guhinga ikibaya uhingira ibiceri 250 na agasuzuguro mu kandi gasuzuguro. Birangiye Rugwiro yahise afata n'umwanzuro wo kujya gutirura imyenda ye, cyane ko Makenga rwose yayiririyemo ifiringi, yayiririyemo iraha ryinshi ari kumwe na sheri we Nowera. Ubwo yamubeshyaga ngo ni jera wa banke ni manager, amubeshya ko ngo telefone ye yayitaye mu biro. Ubwo Rugwiro yamuhamagaraga amubaza aho ageze atirura imyenda ye. Ahangaha Makenga atashye ageze mu rugo yiguriye agacupa so guserebura maze avayo. Gusa bijya kurangira basezeranaho we na Nowera, umugore wa Rugwiro yaramuguye gitumo. Nibwo yaramubonye ariko ntiyamubona. Makenga agira amahirwe aramwihisha aramucika. Muzagende mu birebe muri episode ya 8. Kurikira urebe. Umugore wa Rugwiro ubanza yarambonye we. Sha mana yanjye, aha niba Rugwiro yararikesheje ntago mbise.
kereka mubonye nkamusobanura uko byagenze. Aho ubundi se Rugwiro anaje ahubwo akakatumarira iki? Aha, ahubwo byoroshye. Makenga nk'umugabo wakoze amateka agahura na Nowera ndetse akanahikura neza, nubwo atari yambaye imyenda ye yagombaga kwisengerera agacupa. Yaguze agacupa arimo kwinywera mu gacuma, dore ko yakundaga n'umuco gakondo. Hari haje n'umugabo Rugwiro aje gutirura imyenda ye, kuko agatizanyo ntago kamara imbeho. Ahangaha Makenga akiri mu rugo agiserebura yiyicariye ku matafari, dore ko nta n'intebe agira, arimo yibaza uwamusura aho yamwicaza. Arimo avuga ati Nowera, waragowe rwose gukundana nanjye, ntabwo uzi ko ndi umutindi. Ako kanya hari uwahamagaye. Ninde? Ni Rugwiro. Yahise ahisha ka gacuma aritaba. Yitabye. Rugwiro yarahageze. Reka turebe uko byagenze. Utamaze umuntu aguze ivumbi. Kandi abaranyira nk'iri vumbi wanzanyemo. Ubundi imyenda yanjye utayizanye wowe. Imyenda yanjye. Bose, hako muhato imitsi ibiri nkahita nkuzanira imyenda wowe ntaranje. Erego buhora agiye umukobwa arakubona. Makenga ngo yambara neza. Kevogo. Akundi kuki iryo zina rya Kevo rikuye. Zanira imyenda vuba. Imyenda? Kamenye kwikuza. Aze nica. Nago nakucyamye. Akomaki. Nago naguhisha bose, nese nundi. We kuri umuntu wanje. Ariko inzoga yawe ntago nayi. Inzoga iba aha hantu. Ndebera inzu. Ukayireka. Ese buri inzu wari kubita umugeni yahitihirimo. Gaza imyenda yanjye vuba. Andeberara. Aho kwase boss. Ziba, zana hano. Ngira ngo Ningwa so. Yakurambye kurera igikapu. Ingitagira n'igikapu. Sundi nzoga wayikuye. mba nakenze ka muviringo. Nayo yenze. Kumaki. Kera kubambwiraga ngo zikwenga. Ndenga boss. Nuko uri muranyinisha mufite n'inkuru idasanzwe. Bwira nyine. Hanze usome hari. Akumaki inzogira iba aha hantu. Korogeno nanjye ndisuzuguza. Somaho wana. Nubundi ni handi ko twanywanye nyinshi. Nayikubwiye se. Yashobora akagabo. None se kutansubiza ngo nanjye nsomeho. Nori wayihaze se. Sinyabona umwanya wo kukankorega. Akiri. Ariko make. Mbega Rugwiro. Umugore wawe yarafashe nyambaye neza neza. Yaragufashe. Ntabwo yambonye. Niba yarakubonye yambaye akira yijyanye. Namwihishe. Reka. Urayicubije. Ndayigusubije yijyanye. Ako namwihishe ntabwo yambonye. Igicucu. Reka narenge yijyanye. Ariko kucereranya n'abantu kwezi. Ntago kuguteranya ntabwo yambonye ahubwo genda wihisha ugihishe. Nkugiriye inama wayijyana wihishe. Ukagenda wihishe gutya. Ugahita winjira mu cyumba ugahita uyibika yabibwibwa n'iki se di. Akomaki. Ntabwo yabimenye. Ariko nteranyije n'umugore no gushimika aho ngaho. Oya ntago ari uguseka boss nawe rwose ehangane asowe ntabwo uzi ko biba byabaho koko. Soma hari ko boss. Ako se iyaba ukungana ariko n'ubwenge bwawe bungana. Urabeho. Myenda ngerekanye ivumbi gusa imbaraga yanga gusa indwara nko yahantu. Ugiye. Ibi byose Rugwiro yabikoreraga Makenga kuko yari inshuti ye. Mu kumutiza imyenda nuko bari inshuti. Ibi byose Makenga nawe nta kundi yari kubigenza kuko nta myenda yagiraga. Reba noneho ukuntu Mudacumura na mushiki we baganiriye ku by'urugendo Nowera yagize. Kurikira urebe. Mu bigaragara Mudacumura na mushiki we bari bishimanye n'ukuri, berekana udufoto baserebura. Ahangaha bari bishimanye, ariko Mudacumura uko bagendaga kwihangana byaranze. Amubaza iby'urugendo. Reka twumve ibyo Nowera yamushubije. Umva ahubwo zimfashe nze gute. Narumiwe. Ntago yikora yambaye ingofero. Subira cyo nakubwiye bwa mbere.
Yesu we. ijambo ndakubwiye bwa mbere nturiza araba atarimbwa Ntago ari imbwa rwose. Umva. Ego ko narume njye mba nabuza nawo nazi he. araba ari mwiza byibuza cyane ameze nkanjye sumbona ngiye kuba ameze rwose arakuruta. reka genda cyane arishimye. Yambwiye ko afite akazi tumarana iminota mike ahita agenda. Ni byiza azaza no kudusura ahubwo witegura rwose ego kumukwe. Ni byiza noneho ndumva waragize urugendo ntaribi ni byiza apfa kuba ari icyuma nyine so bibona ubwo nyine ategereza umushyitsi nta kibazo twikomereze twitahire inzira zacu ariko izi nkuru nkumva guhaye inkuru ngo niwe ntiwazi. Nowera si ukwiyemera kuri musaza we karahabaye ngo sheri we ni umusitari ngo sheri we afite akazi nyamara sheri we twese turamuzi ni Makenga wa wundi witahira mu nzu isuzuguritse wa wundi wabonye uko amufatisha ariko ari uko amubeshya. kurikira urebe uko byakomeje kugenda bigenda. ukore subscribe maze wiryohereze nkanjye. Burya koko umurengwe wica nk'inzara. Ahangaha Madunguri na Makenga bahise batangira gufata icyemezo cyo guhemukira Rugwiro ngo bamukange. Rwose mu by'ukuri iyo umuntu umugaburiye agahaga akarengwa ni wahanda kureba mu bwonko akakureba no mu jisho akakureba no mu mutwe. Aha abagabo babiri batangiye kureba mu bwonko Rugwiro. Reba ukuntu bicaye bakavuga yuko ngo Rugwiro asigaye abasuzugura akabaca amazi ngo kubera yuko yagiye gutirura imyenda kwa Makenga akava yamututse amusuzuguye. Ngo naho Madunguri we ngo yaragiye kumuhemukira kubera yuko ngo yamuhingishije ikibaya akamuha 2,5 kandi mu by'ukuri bari bayemeranyije bari bayumvikanye. Rwose ibi ngibi bakoze ibintu by'ubwana banga gutekereza cyane ngo barebe ingaruka zizabivamo. Kurikira urebe. Aba bagabo bombi ko mubona ari babiri bari inshuti koko. Imipangu yose babaga bari kumwe. Reba. Hano ndabona hari utwatsi twicare. Nawo yaze ko yicaruka. Ndatembagara. Rugura tugomba kumfatira ibyemezo. Ndoko bimufatira rwose. Ubonye ngo kizi wanje sha. Cyagiye kintiza imyenda. Harya nawe kubwiye. Reka do. Ubwo cyanije imyenda. Arakiza kuyitirura. Kiraza sha. Ngo imbaraga sa, ngo imperi, ngo ibingenzi. Rugwiro yarambabaje. Yasanze nyine ndi gusoma akantu. Muri wa mutiba wawe. Amateba ko nawe yita umutiba urasura wawe wo. Oya nanjye reka nkubwire utwanjye. Dore yagize atya nanjye ampereza ikibaya. 2,5 ngo yihinduda. Nanjye yigeze kwiyaba. Ahubwo uramuhambirwa afite agasuzuguro. Tumukorera umuti. Kuzika ako kana rwose. Tumukorera umuti tumukange. Ku buryo azahita yumva ko iyi si uducavamo avuye ku kazi. Twose ndatudo. Hano. Cyenda kwihara cyane Madunguri. Ubwo turamukanga nimugorana saa 10 yavuye ku kazi. Rwose umugambi nuwo tugenda. Mfite masike ebyiri ndaza kuzigwa turamukanga ku buryo yinyara mu mapantaro yo kasha. Aya sononemo. Twaba tugendera ubwo. Badati hano n'ubundi nago. Nimwe abandi. Ya umva huko. Baba we. Ngewe navuze byinshi ahubwo ndibagirwa. Dore numvisha do byaguyemo hano. Rigumamo. Ntago ryagiye none. Reka da. Nagiye kumva umuyobozi aravuze ati rwose ejo ni inama ahubwo zawe waba wabimenye. Tukava mu mabise dujya tujya no mu nama. Umupangu w'abagabo babiri maze uruzura. Kuko Makenga yarabwiye Madunguri ko ari buzane maske. Madunguri we yitwaje majagu. Makenga azana umuhoro ndetse na za maske ebyiri kugira ngo bakange umugabo ngo yinyare mu mapantaro. Mwabyumvishe ko babivuze. Mu by'ukuri ahangaha bari bibagiwe ibyiza byose yabakoreye cyane ko umuntu umuvura ijisho yarangiza ejo akarigukanurira nabi. Dore uko byagenze uburyo bakanze Rugwiro neza neza umugabo none harenga no kuba yanyara no mu mapantaro abura n'ubwenge bumugezi we. Ndebera uko byagenze. Ahangaha abagabo bakoze ibintu bitari byiza biyibagiza ubushuti bari bafite. Abagabo umupangu barawujuje koko. Reka turebe. Nukuvuga ngiye kugenda mwemeze ku buryo n'ikindi gihe
azajya yubaha abakene ngo nuko nta mafaranga dufite agomba kudusuzugura uyu muhondo w'umukangisha ari bwumire njyewe none yibazaho aragira ngo ndaragwa n'itorosiri uraza kubibona uretse ngiye guhagarara hano nawe uhagarare hariya turamugogera arabibona n'ikindi gihe ntazongere gusuzugura abakene n'iyi poro yanjye amengesa 25 imbaraga si wanjye abagabo barangije barya mbushi Madunguri hakurya Makenga hakuno bategereza Rugwiro maze Rugwiro mu kuzamuka yazamutse yibanze nka bya bindi byari bisanzwe maze ageze haruguru ndebera wagira ngo ni amashitani Makenga azana umutwe na Madunguri azana umutwe wagira ngo ni abazimu burya kuva mu rugo usenze ni byiza yaba Rugwiro yari yasenze Imana yari kumubwira ati mwana wanjye wica muri ino nzira ndebera umwaku yahuye nawo ariko shangiye mukeka ko ukarapfa mwana kamuzira yego njye natinya abantu bankanga batigaragaza njye ntabwo na ibyo bita byose hasi umwaka umanukiye Rugwiro ntaho nigeze nkubona bakirangiza kumukanga abagabo baricaye bombi maze si uguserebura intsinzi bavayo nyamara bari bahemukiye inshuti yabakemuraga ibibazo bikomeye iyo babaga bageze mu kaga ahangaha biyibagije byose maze bakora ibibi. Satani ni umugome, iyo ashaka kugutandukanya n'inshuti akwibagiza ibyiza inshuti yari ikumariye. Reba uburyo bari barimo guserebura, nurangiza urebe n'ibyari bikiri kuba kuri Rugwiro ubwo yirukankaga yabuze ubwenge. Macha! Bana we! Ukurikira byiruka we! Kankura Aleluya. Byirukaga mu mutabagira. Nkize hano. Nukubona byarabaswe n'inda. Wabona uburyo bwo kiriruka sha. Kirabere gitawe. Eguruga. Sha. Eguruga. Ariko we nubwo turi gushinyanga tujya mu nama nanjye bitwege byanyishe akaruga koza ubuti ukora cyatangiye ngabantu banganga batagaragara ngeze gutyo mapa nayo ndamusamasha ahubwo tugende mu nama ako nayo babaswe n'inama none akira amasika yawe tugende aba turamwemeje ntazongera gusuzugura abakene tuzongera we kabisa. Hano bakimara gusoza ibyo bakora ubundi barigendera. Ahangaha Rugwiro ibyari bikiri kumubaho n'akabarore gusa umudamu n'umwana bibereye mu rugo barimo gukina. Umubyeyi atoza umwana umuco anamuhereza uburere bwiza, bakina basabana. Bari bazi ko umugabo yagiye ku kazi nk'ibisanzwe. Ahangaha bishimanye, umubyeyi rwose yirekuriye umwana, ariko mwana umaje kuba gasore ureke kujya wikina ibi bintu amuganiriza amagambo. Umwana ati twongere mama, uyu ni Kereva n'ukwiriye. Reba ibyari bikiri kuba kuri Rugwiro. Umugabo wapi byanze, dore uko azamuka, ubwoba bwageze mu birenge, umutima ntawagifite, ibitekerezo ntabyo, gusa ubwenge asigaranye ni ubumwerekezi we. Nawe ari wowe uhuye nk'ibintu nka biriya. Yageze mu rugo arabadudunganya. Reba mana yanjye, ariko uyu mugabo mana, ariko tugiye he wasazari mana yanjye we, ariko mana ubaye ikigukuzo tugwa hejuru. Ntabwo tubaye iby'ubundi, ariko mana yanjye ubundi Rugwiro wasaze wabaye ubaye kujya ku kazi neza ntabwo ugarutse wirukanka. Cyekeresha ibibazo by'abagabo ntabyo uzi, ariko Imana irakiza we. Ukwiriye ndebera kagasuzuguro kajojo, uri kugira ngo se kugira amafaranga sibi ni ugushaka uburyo twimuka hangana. nawe tunze amamiliyoni y'abandi rero hano
ariko ubundi wasaze ko mbona utangiye kugendera ku bibando wamenya ko urasasira mu cyuya n'amadayimoni muye nayo erega arashinyika nasoni ubujije yarange ngo yahuye n'umuturu none wahuye n'umugasaka ngo n'umuturu nawe ndebera ibyo twazagutoza yego ko wa mugabo kandi ubu nsana ufite ubwo ntego mwana uyu mugabo ara se uyu mugabo wayikira ngasigaye akangwa n'imituro kingura umbwire icyo ubaye ntabwo numbwire ntoya nta muntu uraherega sohoka vayo ariko ubu ngubu ubwoba ububika mu mwana wawe burasaza agira ngo ugira ubwoba utinya n'imituro byose ariko ibyo uvuga ni ukuri nuko utabizi iriya nzira nubwo ari yahawe iriya nzira se iriya yahari ariko hafi y'urugo warayiyobewe niba ari amadayimoni isamera kugira amafaranga n'ibibi we murabara baze ngo nikoreye miliyoni rahira baneze ngiye kubona ngo nubuhiri unoze bya bimashini gutya bicukuza amabuye cyari kindi ku mutwe koko se ahubwo se tujye mu nama ngiye mbarege ese koko urabibonye neze kuri kwikintu uzumbeshya ntabwo nakube amasaha y'inama yageze tugende itegura tugende ubuze umutima ubufite koko umutima ahubwo niba nawe usize ahubwo ugira amahirwe genda witegure tujye mu nama ngwino nawe nyine tugende ariko wigize ngwino nyine bitagusanga uvakira va ngwino batagusanga hanze bakakwinjirana ukwiriye yari yabifetse agira ngo umugabo arimo kumubeshya ariko byaje kurangira abonye ko umugabo yamubwiraga ukuri. Ahangaha abagabo bo bari bakiri guserebura bishimiye ibyo bakoze, gusa Rugwiro yafashe icyemezo cyo kujya kubarega mu nama ubwo hari haje umuyobozi mushyashya David. Kurikira urebe uko byagenze. Muyobo, mwavuze ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana ngo abana b'abangavu bahohoterwa, mwibagirwa no kuvuga ku burenganzira bw'ababyeyi. Hari ingegera zatanga ziriko zitega abantu zibaka amafaranga, dore nk'ubu nanjye mukayana ningiye ku kazi niba ari amadayimoni, ariko icyo kintu rwose kingegera mu kidukemurire rwose Muyobo. Cyo nicyo kibazo nari mfite kandi kirakomeye cyane. Hanyuma wowe kuri icyo kibazo cyawe hateye ingegera, hanyuma rero niba rwose hari ingegera zateye, ibyo bintu mu byari byanzanye ntabwo nari mbizi ko birimo. Ubwo ngiye kubitangira raporo, bazaze bahakore, bahashyira irondo cyangwa se bakaze umutekano kugira ngo namwe mugire gute mudahungabana. Naho ubundi rwose ibyo ngibyo byo ntabwo mbifite mu nshingano. Hanyuma nanabashimiye cyane kubw'ibi bitekerezo byanyu mwagiye mugerageza kubaza. Ndabashimiye kubw'uyu mwanya wose tubanye. Ibisigaye byose muzabiganizwa n'umuyobozi wanyu. Igisigaye Imana ize kubana namwe. Murakoze. Ariko tutaragenda nungutse agatekerezo. Makenga, wiba igitoki sinagutangiye amafaranga bakakurekura. Imyumbati y'abandi iyo bicukura bagiye kugufunga sinagutangiye amafaranga bakakurekura. Ubwo uyu munsi bongeye kuguha ikiraka. Ugiye undindira umutekano nka 30,000 ku kwezi. Yego sha. Urwishigisi yararusoma. Uvuze ngo iki? Rugwiro akimara gutanga ikirego cye byarangiye ahaye akazi Makenga nk'umusore. Ya nshuti ye magara ntabwo wari uzi, ntabwo yari azi ko ari we wamugambaniye. Koko Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Reba noneho uko byagenze. Noneho we na Madunguri baza kuza gukozanyamo bapfuye ko ngo Rugwiro yahaye akazi Makenga, kandi ibyabaye byose byarabaye hagati yabo. Kurikira urebe ukuntu ishyari ryazamutse. We Makenga wa mugabo, urambaza iki se wowe? hagaranze nkutse kubeshya. Utakubeshya? Vayo ntando gutesha wambwa turikora gutya tugakorana amabi yose, wayo wagera mu nama ngo bampaye 30,000 y'akazi nkakenyereye. Umva ngo gakenyereraho nyine. Nese ubundi Madungu reka nkubaze, wowe buriya unkoraho ukankoraho ukagera ukavuga uti nitwe twagukanda twari kugarukira he koko imbere y'umuyobozi. Igeze ubyumva wowe, igeze ubyumva mbivuga. Waretse uvuga ngo urwese igishara rusoma kuko amaye akazi byose ishyari. Ngwiki nishyari nyine nakurayo wikora ahubwo reka nkubwire, wagize Imana hari umuyobozi banaragusekuye. Wewe ndabona tushakuru n'ibintu byo kurwana. Ahubwo none rero nenda nagusekura. Unsekura urabona ndisome nje urabona wanshira mu nsekuru kansekura. Ngaha niba uri umugabo bigaragaza sha bigaragaza. Nyankabari kubera no kundakaza. Bigaragaza. Jewe wayitonda kubera no kundakaza.
amafaranga ni meza, ariko burya nanone amafaranga ashobora gutandukanya inshuti neza neza. Abitwaga ko bafitanye umubano bikarangira batandukanye neza. Ndebera ibyabaye kuri Madunguri ndetse na Makenga ubwo bahindutse nk'abana bagapfa ubusa kandi bari abagabo bafitanye umubano udasanzwe. Ndebera uko byagenze ubwo umugabo yanigaga Madunguri akamuzanisha urufuzi kubera ishyari ryaturutse mu kuntu Rugwiro yahaye akazi Makenga. Madunguri ararakara. Nguko uko byagenze birangira neza neza Makenga na Madunguri bacanye ukubiri, bararakaranyije neza neza kugeza ubwo umwe yagambaniye undi, ari naho Makenga yatangiye guseba n'umukobwa Nowera agatangira kugenda amukeka amababa gake gake. Barashwanye, induru ziravuga. Kurikira urebe. Makenga na Madunguri bamaje kurwana bapfa ubusa. Burya koko Satani ni umugome, iyo amajije kubona ko abantu babanye neza we ntago ajya byishimira. Niko gufata Madunguri akamutezamo umutima mubi wo gushaka kurwana na Makenga, ariko mu by'ukuri nta n'ikintu namba bapfaga kuko bari inshuti mu bigaragara. Ariko ahangaha bakimara kurwana, Makenga amaje kumiza ifuro Madunguri nibwo yayigiye yicara ahantu ha wenyine afata umwanzuro wo guhemukira Makenga kuko yari azi imipangu ye yose, yari azi na sheri we Nowera. Niko kuvuga ko agiye kumuhamagara byaba na ngombwa akazamwigarurira. Madunguri akimara kubivuga gutyo, Makenga ubwe nawe aho yari ari agahinda kari kose. Reba ubwo Madunguri yari ari wenyine, amagambo yose yivugishaga n'imipangu yahapangiye. Yewe Madunguri, avec moi, inshuti yanjye Makenga aniga n'ifuro. Ubu kandi ntago azi ko mfite nimero za sheri we. Ndaje nanjye kwari buri munsi muhamage bemanywa na nijoro babure. Ngenda muratumva aho kweka nzama ngigarurira itonde ngiye Madunguri naga nzi buno naga aramenya babudetse Madunguri akimara gufata uwo mwanzuro arahaguruka arigendera. Ahangaha ibya Makenga byari byamaje kugeramo imyaku myinshi. Ni nko kwa gufata igikombe ukagishyiramo amata yera harangiza hakagwamo isazi. Ahangaha noneho Mudacumura ari mu rugo, Nowera arangije none harizihirwa akora mu murya w'inanga, yereka ya mafoto yifotoranyije na Makenga. Mudacumura akiyakubita amaso umutima umuvamo. Reba umunaniro nazanye se nta kundi byanjye ndabubona no kwihangana nyine, ariko umuntu ndaje ngo dufatanye nk'uko bisanzwe. Umva zimfashe ase Nowera none ubaye iki? Hari akantu nari nibagiye kukwereka. Reka ndanganyereka nireberere. Nkakwereka rwose wihera. Nagaki sawo uzi se ni bihe byiza nagiranye na sheri wanjye. Nanjye ndabikunda, mbabaro nyereke nirebere. Nyereka nirebe. Mudacumura akimara gukubita amaso ya mafoto yibuka noneho Makenga bya bindi yajyaga amubwira, bwa bubwa bwose Makenga yajyaga akora bari kumwe. Yatekereza mushiki we akagira ngo Nowera ari kumubeshya. Ibi byose arabyibuka, ibyo Makenga yabaga ari gukora akicara byose akabyibuka. Mudacumura biramurenga, niko gutangira gutuka Nowera amubwira ko ari igicucu. Binatera Mudacumura guhita afata icyemezo kibi cyo gushaka uburyo ki yatandukanya Nowera na Makenga amazi atararenga inkombe. Iyi foto se ibintu ndi kubona nibyo cyane ntago ari byo. Nibyo
wapi ntabwo byashoboka kubera utabyumva igicucu gusa ariko ubundi ese kutishimira ifoto ya sheri wawe ubundi niba uyu muntu ndi kureba ari we ubuyobozi ndetse mbureka nese kutamwishimira oya nta kuntu mushiki wanjye yananira ngo ncabure abaturage baho ngaho nubira ubundi ndamukunda nushaka ukora icyo wakagombye gukora nowe ntabwo ngiye mbyumva nowe ra ndakumva mbabare ntuzi kwinjira no muri ino nzu nakwica kuko nakwica urebye nabi mushiki wanjye ntiyashije umutwe koko akunda n'ikirara ikirara kitagira n'inzu mana yanjye we reka nigende ntaza gutuma ncwana nawe njye kureba kiriya kirara cyasase. ahangaha mudacumura yarangije arahaguruka arigendera ariko yabaye nk'umusazi. Gusa Nowera we yari akiri kwibaza igitumije musaza we atishimira ifoto ya sheri we. Jela wa banke manager, umusore wari ukwiye kubahwa, wari utuye mu nzu ya convention. Gusa ahangaha mudacumura amakuru ya Makenga yose yari ayazi, yari yamaje kuvumbura uwo ari we. Bivuga ngo Makenga yageze ahagaragara. Reba noneho ibyo Madunguri nawe yaragiye kumukorera, ubundi Makenga umwaku wamuziye icyarimwe. Reba ahangaha Madunguri yari yarubiye afashe icyemezo cyo kujya kureba Rugwiro kugira ngo agambanire Makenga. Kurikira urebe. Amakuru boss. Madunguri. Boss Rugwiro. Ko wakiyera. Yenda seruka rega. Iryo kote se waritije none. Iri ni ibyanjye rwose. Nari kuzanye nari mwe. Madunguri urasetsa. None se uje n'ubukoni. Nenda kugutira phone. Urije kunira telefone. Hari umuntu cyagwamagara. We n'abakinga n'ibintu byo gutakira da. Ashe. Muhaye iminota 5 yonyine. 5. Ntagara. Kugukorera inyuma se screen zo rirahanga. Sikirini? Sikirini. Madunguri kunani. Iragoye reka. Ahubwo kamubwira nimero kiriremo. Kibazo. Let's go. Gambi 8 Iki? Zimese zibaho. Mpamagari ahubwo, mpamagari. 7 8 Zimese ko zifitemo. Nowera shira Makenga ushaka kumuhamagarira iki? Kumuhamagara ibintu Makenga yankoreye. Makenga se gukorera iki uri mwarisho? Tugiye dukorane dimu. Agenda iyo dimu twakoze sa yahise agibona amakazi. Yabonye amakazi muri iyo dimu. Ntabwo byibuka se. Kana ukaza ari wowe wakamuhaye. 30. Ako kazi. Akazi namahise ko kundinda. Nase ni mwe bari mwapanze ko. Yambyibutse none. Niya diru. Ntabwo ibuka. Tubu. None abantu nabo bukanze. Abantu bankanze. Ni bande? Ntabwo ubonye umuntu ufite amashaka cyo. None ufite ipanga. Winyibutse ibyo bintu Madungu. So ndabigoye nande. None wari ufite amazagu ninde? Dongore. Ni wowe. Nitawe nijya Madungu. Ako hano kavuga. Boss. Cyara. Utabisana. Ani soni. Mutinyuke mu nkange. Ko boss nuko Imana ngo ntawe nari bigambira ni Makenga wancutse kuri rwose ni Makenga wancutse. Korera iki Madungu? Mbabari. Nasa ku kinkankanze. Makenga se bandi ungigira we mukorana diro akamuvamo kamuriga. None Rugwiro akimara kumenya uwamukanze bigatuma ataha adudunganya bo mu rugo yabuze amahoro. Akimara kumenya ko ari za nshuti ze zimwe yirirwaga agurira mu kabari, zimwe yirirwaga atiza imyenda, yahise afata icyemezo cyo guhemukira Makenga kubera ko yari amubikiye amabanga menshi. Aravuga ati reka nze nanjye mwihimureho. Reba noneho uburyo mudacumura yari akirimo kwivugisha n'ibyo yari arimo gupanga. Iriya mbwa ariko nta kindi kintu ubona ngomba gukora, ngiye kugikora uyu munsi. Yarabibaye iriya mbwa ngiye kuyica hataragiye umuntu abimenya ko akorana na mushiki wanjye, ahubwo ngiye gushaka papa. Ariko se kambanze mpamagare David mbimugishamo inama uko birakwiye rwose. Mpamagare David mugisha inama bite birangira, kuko iriya ni imbwa ntabwo ashaka mushiki wanjye. David se nimero ya David mfitemo ba David benshi. Ako nayibonye ni iyi ngiyi.
niyo ngaho ndebera ntago iriho ikintu cyatumye ntarara no mu rugo koko reka njye kumureba mu rugo mwirebere twivuganire ndatuza yuko Makenga apfuye cyangwa mbe nyemo birangire byose uburyohe kora subscribe kunzovu imirindi maze tugureza n'akaririmbo. akimara guhamagara David yahise afata umwanzuro wo kujya kumureba. David ni wa muyobozi umwe waje gusigariraho mudacumura ubwo yari yagiye kwigisha abaturage ibyo kuhira uturima tw'igikoni muri episode ya 11. Noneho reba ubwo David yarimo atembera muri karitsiye arimo yirebera abaturage anareba niba inama yabagiriye barayikurikije, yaje gusanga Madunguri yicaye ahantu ku giti. Madunguri akimukubita amaso atangira kwivugisha avuga utugambo twishi, avuga yuko ngo atari we wagambaniye Rugwiro, yivugisha amagambo menshi ameze nk'umusazi. Ariko ibyo ngibyo umuyobozi ntiyarabyitayeho kuko ntabwo yari azi impamvu yabyo byose. so ngaho narajya he abatarigeze kureba ko munsanzwe kanumva ibyanjye babwira kanumva rwose Amakuru yawe muhu. amakuru ni meza yewe abantu ngo ntabwo ndi umugambanyi nta kintu ngo ntabwo ngambana rwose ni ukuri kw'Imana si nta nubwo rwose Rugwiro nta n'ikintu twamukoze nako ntacyo rwose ni ukuri ntabwo ndi umugambanyi rwose ni ukuri ntabwo ndi umugambanyi rwose ni ukuri. Ariko se usigaye warasaze? Ntabyo zise None se ko mu nama duheruka twakoze bushize ko nabonaga uri muzima byagenze bitera? nta kintu wamenye se Ibiki se kandi musore? muyobozi nawe rega ndacyakwibuka ndacyakorwa rwose mba nyina akomeze ina turaseka rega. Burya koko kugambana ni bibi. Ibi byose Madunguri yabikoraga kubera ubwoba yari azi yuko Rugwiro yamajije kubatanga umuyobozi aje kubafata. Mu by'ukuri ibi ngibi nta nubwo ari nabyo byari bizanye David, ahubwo yari aje kwirebera niba abaturage barakurikije inama bagiriye y'ibijyanye n'uburenganzira bw'abana. Aha ngaha noneho Rugwiro kuko yari yamaje kuvumbura tayari umuntu wamugambaniye akamukanga, nawe yahise yihimura kuri Makenga, ahamagara Nowera, babanza kuganira mwimenyekanishaho. Amaje kumwimenyekanishaho naho kumba umugambi Rugwiro yari afite kwari kugira ngo basi yereke Makenga yuko amurenzeho, kandi koko yarabikoze. Afata umukobwa amujyana kwa Makenga. Amajije kumugeza kwa Makenga nibwo Makenga yaje kuza kubakubita amaso. Gusa Nowera yari yanze kwemera yuko sheri watuye muri iriya nzu kuko yari azi Keve uwo ari we, uburyo ari umukire, manager wa banke, jera wa banke, umuntu utuye muri convention, ahubwo yumvaga Rugwiro yasaze. Aho ngaho Rugwiro nibwo yabwiye umukobwa aramubwira ati uzagenda ubibona gake gake. Ni nabwo Nowera yahise atangira gukeka Makenga gake gake. Umweretse ifoto ya sheri wawe. Ahita agenda. We na sheri wawe bapfuye iki? Iyi nzu bifite aho bihuriye. Erega buriya babonye umuhungu ngo Keve ngo ni umukire ngo yitwa Keve. Ushatse kuvuga yuko Shironge saba muri ino nzu imeze itya? Reka baba wibeshya wa mugabo. Ni umukire? Ni umukire afite direde gumana. Areka abakobwa mana. Oya tubireke ntabwo abamo nyine. None se Shironge baba muri ino nzu? Ego. Reka nitegereze. Ahubwo se urayita inzu urabona yari inzu? Ego. Ndabona ntazi ukuntu bimeze. Ni bya bizu bya kera by'ibyatsi hazi ko birutwa nayo. Afite ibati. Ako wowe gerageza sibyo? Nibuze ngo ndakubeshya. Utera intambwe use nk'uwinjiramo. Ibyo byonyine urebe mwimbere. Ubusa ahantu ndaca hehe koko? Ndabona imbaraga sara. Ntabwo nakwinjiramo rwose. Ngo ntabwo wakwinjiramo? Genda urebe. Mbareka nkara ahubwo. Gwe uraninubira na Rugwiro. Ibi ngibi Nowera yari yabiciye amazi yanze kubyitaho, yumvaga Rugwiro yasaze. Nowera hariya yari ameze nk'uri kwikinira atabyitayeho, ariko Rugwiro we yari seriye.
ibi ngibi Nowela n'ubundi impamvu yari yanze kubyemera ni uko yari azi ko sheri wari umukire, niyo mpamvu atabihaye agaciro, ariko ibya Makenga bye byageze ahagaragara tayari. Dore noneho Rugwiro ibyo yagiye akorera Makenga byose, nibwo uyu mukobwa nawe yatangiye kugenda agira ubwenge gake gake bwo gukeka Makenga. Ariko ahangaha noneho reba Mudacumura icyemezo yafashe cyo kujya kureba David ngo amugire inama mbere yuko yica Makenga, kuko we yumvaga nta kindi yamukorera kugira ngo asibanganye ibimenyetso burundu, atazongera no kumubonana na sheri na mushiki we, cyangwa se akumva bari kumwe. Mu by'ukuri David ntabwo ariyo nama yamugiriye, yaramubwiye ngo ahubwo wabyazaruta ugafata Makenga ukamujyana kwa Rugwiro, noneho Rugwiro akamuha akazi gasuzuguritse, noneho Nowela akazaza akahamusanga. Ariko ntabwo ari byo Mudacumura yakoze. Kurikira urebe uburyo bahaganiriye. Ya mbwa bita Makenga urayizi? Makenga Makenga se wow, umuhungu wepfiriya umwe wepfiriya epfariya cya kirara kidafite aho kiba, gifite inzemeze ukuntu. Ingirwa mukobwa ngo ni mushiki wanjye, ngo yaramukunze kanyagase, ngo barakundana ngo barakundana, niko na igicucu ngo ni mushiki, ni igicucu kibi cyane. Ahubwo dore umupangu nshaka, pangu napanze, ndashaka kumwica cyangwa nkabinywamo. Ukabinyamo? Niko bimeze ngo kuko ntabwo kiriya ntabwo byakundana na mushiki wanjye. Ahubwo ubona ahantu duturuka niriya mbwa itagira inzu. Urumva ibyo bintu ari byo? David wowe niwe mwanzuro nafashe, byanga y'ukundi kumwica cyangwa nkabinywamo. Ariko se wabibwiwe n'iki ko bakundana? Wabyihoreye ko mushiki wanjye ngo yaje ngo kondatira ngo amafoto ngo bifotonyije, nareba nkasanga niyo ingegera. Ibaza nawe ahantu duturuka suhazi, wa mutipe utagira inzu. Nese ubura yafatishije iki Nowela koko? Ntago mbizi naye byancana. Mudacumura na David hano byari byabacanze bibaza ibanga Makenga yakoresheje kugira ngo afate Nowela. Ahangaha Nowela yari yamajije gutanga ishuri kwa Mudacumura, Makenga we yabereye ikigeragezo Rugwiro ndetse na Mudacumura. Ahangaha Makenga yari yabacanze yibaza ibanga yakoresheje kugira ngo afatishe Nowela, umukobwa mwiza nk'uriya. Ariko twebwe ibanga turarize nta rindi Makenga yakoreshaga, nuko yari yaramubeshye ko ari jela wa banke manager, ko atuye muri convention. Icyo nicyo cyatumishe cyane Nowela akundana n'umusore. Ahangaha Mudacumura nta kindi yakoze akiva kwa David yahise ajya kureba Rugwiro yahise amugira inama mbi yo kuzajya kureba Makenga bitwaje na Nowela, bakamukubita bakamuhindura inoge, bakamusohora muri ya convention yirwaga beshyesha Nowela, ubundi akahasebera. Kurikira urebe uko byagenze. Igihe kinini Mudacumura yamaje apanga plani, yageze mu rugo asanga Nowela arahari. Aramubwira ati haguruka tugende. Nowela yanga kubyumva. Mu by'ukuri Rugwiro yari yagakoze. Mudacumura yahindutse, isura y'ubuyobozi yayifashije hasi. Igisigaye ni ukwita kuri Makenga na Nowela paka amutandukanyije na Nowela neza, kuko ibyo yagombaga gukora we na Rugwiro bari babyujuje. Ahangaha umukobwa arabyanga, ariko Mudacumura kuko n'ubundi umupangu yawupanze aramufata, ati haguruka tugende. Nowela nawe kuko yakundaga musaza we ndetse yanamwubahaga, yari yabonye ko ibintu byahindutse, yambaye indi sura, aramureka baragenda. Kuko Mudacumura yari yamaje gupanga na Rugwiro aho bari buze guhurira bakajya gukubita Makenga. Nowela we yari akiri mu kigare. Gusa mu kugera muri iyi nzira yahise abona ko aho yari yavanye na Rugwiro ariho bamusubije, ahita abona ko byanga bikunda ibintu byahindutse. Ibya Makenga byari birangiye. Disi Makenga yarasebye. Kurikira urebe.
ako mudacumu none isoni wowe tubana n'umugabo ko ngo ari mushiki wawe ni mushiki wanjye ntabwo wari umuzi se akondana na Keve w'ikirara make mubwira ibyiri yanzo uvuga ngo n'ibikingi nzenga n'ibiki uraje ubone nasimbwira kare nkubwira iki kuko tumva kwanyu kandi umva nanagashyira mwinshi nubwo ntacyo mfana nako reka turebe ese baramusangayo ntabwo bamusangayo Makenga ibye byamaje kugera ahagaragara arasebye reka turebe urimo urabyumva mu ndebere benshi Rese byinzi nibi nabo kurebera rwose ngero birarahaba hewe nguraho nawe Shenge ahangaha Nowera disi yari akiri mu kigara atazi ibyo musaza wamuzaniye ahangaha kumbi bakimara kuvuga ko bagiye gusohora umuse mu nzu Nowera yatangiye kwifata mu mutwe atangira kwikanga gasenywa amazuru ukingura aho ngaho reka turebe koko niba bamusanga mu nzu kumbi bamusanzeyo arimo aravuga Makenga ahangaha arasebye Nowera agikubita amaso jera wa banke agikubita amaso manager wa wundi wari utuye muri convention ararira ati kuki umusore yambeshya agatambaro mu maso nkabyemera ati koko burya urukundo n'umurindagiro w'ubwonko ahangaha musaza waramukubita ariko mu by'ukuri yahoraga ubusa umukobwa ariko mu bigaragara umukobwa yakundaga Makenga reka turebe ese koko icyifuzo cya Makenga icyifuzo Makenga yari afite kigezweho ese icyifuzo mudacumura we yari afite kigezweho reka turebe ese Rugwiro w'icyifuzo yari afite kigezweho baramwiyama bati nzonya gukubana n'uyu mukobwa tuzapfa ubusa mu by'ukuri mu bigaragara mudacumura icyifuzo yari akigezeho kuko Nowera yari amaje kubona wa wundi wamubeshyaga ariko mu bigaragara yarakunze umusore ese koko Nowera aranga umusore ntari bumwange ese koko Nowera aragenda ku byifuzo bya musaza we cyangwa ntari bubigendereho ese Rugwiro warumva anyuzwe kuba akoreye Makenga ibi ngibi ibi byose Makenga byamubayeho yahise abona ko yapanze umupangu nabi ati nanagutije n'imyenda baramusebeje bafata inzira baragenda ntabwo tuzi niba koko Nowera ariko mu bigaragara yasubiye inyuma ashaka kureba umusore baramukurura ku ngufu Rugwiro aracyamusebya ati nanagutije imyenda ati kunkanga uzi ko ntazakumenya mu bigaragara ahangaho umusore arahasebeye arasebye ndetse asebeye imbere y'umukobwa ariko Nowera mu bigaragara akunda umusore muragisha iki ni cyo gihe ngo mbereke ko mari nzihorera nzabereka icyo ndicyo simumvuriye umugongo nzakuvuna ibyo byawe byose nzakwereka ahangaha Makenga yarasebye pe yarasebeye imbere ya sheri we Nowera jera wa banke yararambaraye hasi imbere ya convention ye Nowera yaramaje kumenya Makenga uwo ari we bahoraga bavuga kuko we yarazi Keve sinzi niba mudacumura ahangaha anyuzwe n'ibyo akoreye Makenga kuba mutandukanyije na Nowera sinzi niba n'ahangaha Rugwiro anyuzwe n'ibyo akoreye Makenga kuba mutandukanyije na Nowera ntabwo tuzi niba ibi byose Nowera abonye ahise afata umwanzuro wo kwanga Makenga amabanga yose ari muri season 2 nta nubwo tuzi niba yabayazana wo kugira ngo Rugwiro amenye ko Makenga ari wari wateguye igitero cyo kumukanga ari we Madunguri nawe azongera gushaka uburyo yakwihuza n'inshuti ye Makenga kurikirana season 2 itazagucika yengi iki cyari icyegeranyo cya season 1 mwakoze kubana nanjye ari kwira David Richard bahaye ikaze muri season 2 nuko nguko season 2 izabitangira izabisobanuye byumvikana ko ari filimi izabitwika ndabashimiye mwari kumwe na kwizera David Richard ciao ciao sasa ntagiye nongera kumva izina rya filimi namwe mwaryiboneye dusoze atugureza n'akaririmbo ngo iki we are strong kuba kise Inzovu y'Imirindi baratwika byo
twabigize indahiro kuko hari nanjye mari tuzagera kuri byinshi twifuza inzovu y'imirindi twese hamwe we are strong dufite imbaraga ndetse n'ubushake we are strong nararibonye tubikora ku nararibonye gutegura neza tubikura ku ngoboka rugamba niyo mpamvu natwe tutazigera tubabihereza dufite imbaraga dufite ubushake muzadushyigikire